niwe wenyine uzi gukunda, abandi turagerageza kandi niko kuri kuriho pe. Kristo atagukunze abandi ntacyo bakumarira. Nakiriye Christian muri studio ari nane waririmbye ngo ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, ndetse akanarimba n'izindi zitandukanye zirimo Merci Papa ndetse n'izindi zazindi zose nababwiye dutangira ikiganiro. Namwakiriye Christian, tugaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Wiyumvemo ikaze muri BTN TV mu kiganiro Gospel Hour. Asante sana. Ni isaha yo gutarama. Muzane n'ibyo kurya. Birahari. Nyuma dufite amarangi ya Beta Penda baduteye inkunga. Ubwo surumva ibintu bitaba umuntu ufite umufatanyabikorwa aba afite amafaranga buriya. Kandi ndi kubaka abantu. Uri kubaka tuzaguha amarangi. Ubwo ndaritahana. Nta kibazo cyane rwose. Urumva ko Christian yagiriye umugishani wacu, tugiye kumuha amarangi, tugiye kumuha byose n'ibiryo. Muganira Christian. Christian wimbe mwikaze. Murakoze cyane. Christian ni muntu ki? Ni umusore, ni umugabo? Christian ni umugabo, ariko akaba n'umwana w'Imana. Uriya muri Yesu ufite ukuntu biryoha. Yego. Abantu bakuru n'abatoya twese tugeraho tukenduka abana b'Imana. Turi abana. Ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana babiri. Turimo turasengera n'uwa gatatu. Amina. Ndi umunyarwanda. Bibiro bikeya nk'ibi ngibi ubona. Hari inyama zagiyeho natangaye. Banigira neza. Ubwo ni ibiki bindi abantu bavuga. Christian uretse kuba ari umubyeyi w'abana babiri bagiye kwakira uwa gatatu, Christian akunda iki mu buzima busanzwe? Christian akunda iki? Nkunda umuziki. Yes, nkunda umuziki, nkunda n'ibisimba. Nkunda nature, ibisimba, ibinyabuzima. Ahantu hatuje mu ishyamba, ku mazi, ahantu nirebera ibisimba. Nizo hobby zanjye. Nari mu muziki mba numva nawe nibereye muri nature. Nibyo nikundira. Ubwo se nturi kwiga tourism? Cyo bimpira ahubwo iyo wanze ukambaza ngo warize. Urumva nyine umuntu ukunda ibyo bintu kenshi akora ibintu by'ubukerarugendo, usanga ariyo masomo akunda gukurikira, ariko hari igihe tukunda ikintu amahitamo yaraducitse. Hari ibyo dukunda atari byo tubona, ariko icyiza cyabyo ushobora kutabibamo nk'umunyamwuga, ariko iyo bigushimisha n'ubundi ubishakira umwanya kandi umwanya uraboneka. Ikaze rero Christian. Ni ukuri ndarishimye. Naguherukaga mu gitaramo cya Alexis Dusabe we na madamu, ndavuga ati good. Christian asiga akorana na madamu se cyangwa nabonaga mwafashijwe cyane, ibi ari byiza, wagize na performance nziza kabisa. Hari abagize performance nziza cyane, bavuga ati umuhungu nyamara abanyarwanda baramukeneye. Tubonye turi kwibyinira. Reka tujye twibyinira n'ubundi se n'abahandi. Urakoze cyane. Alex yagize concert nziza vraiment. Nanjye nashimiye Imana. Ntabwo nari mperutse ku rubyiniro, sinari mperutse kuri stage. Harashize igihe kinini, ngira ngo harashize igihe kinini kuva nava kwivuza. Ngira ngo nari maze igihe kinini ntari gukora pe, ntari kuboneka, ariko nyine sinabivuze se ko kwari ukuza. Buriya naragarutse. Kaje mu bumuntu tubivuga. Urakoze cyane. Christian, mu bantu badukurikiye madamu ndetse n'abana n'abambere, ndabizi ko ubu badukurikiye madamu wawe, madamu wanjye, ubu baradukurikiye n'abambere. Ijambo rimwe kuri famille. Ndabahobereye. Umuryango niwo torero rya mbere, niyo church, nibo bantu bo kwitabwaho kandi bo kubahwa tugira. Abandi bose bashobora kudusiga, dushobora gutandukana, cyangwa se iyo tuvuye mu byose tuba turimo, birangira nyine dusubiye mu muryango. Niho hantu hambere nubaha mu buzima bwanjye. Ndabasuje cyane rwose banyamuryango wacu. Ndabahobeye mu izina rya Yesu. Nanjye ndabasuje cyane rwose. Madame Christian, aho uri hose unsohorize kwa tubebe, unsohorize n'akaremundo kabwira ati muri Gospel baragusuje, kandi rwose tuzazana ibitoki, tuzazana amasombe, bitewe n'ikigo kigari cyagutse, tuzazana byinshi tuje kwakira umwana. Imana izaduheze umwana muzima n'umubyeyi muzima, tuzashima Imana. Karibu rwose. Christian rero ntangiye mvuga ngo dutarame,
tutabwiye abanyarwanda, Christian uretse impano yo gucuranga nta yindi mpano Christian afite? Ese Christian ni ugucuranga gusa yisangamo cyangwa kuririmba? uyu sunsindi nanjye kuvuga ngo ndanaririmba. Ndacuranga, ndaririmba, ibindi ni iby'abanyarwanda duhuriyeho. ariko buriya nabyo ni impano, ariko ni impano. Najyaga ngerageza no ibintu by'imisango by'ubuvanganzo. Wow. Nabaye mu buvanganzo igihe kinini, igeze no kubitoza. Ariko niba ari umwanya wabaye mutoya, niba ndimo nditegura gukura ko ntabwo navuga ngo ndakuze ku buryo ntabikora, kuko ngira ngo ahubwo ngo abakuze nibo biryohera, cyangwa ntegereje gukura ahubwo. Ariko mu buvanganzo naho ndagerageza. Mu gitaramo ndirushagarwa ntagandirwa rugandukira ku gisana sindambiwe se barasubira kuba kabera ubutwara abatwari bahigira ndi rugabira rwanganzo ruzira nduru mu ndirimbo nka mungu gikaka kwirikamba gimperuka guhigura bavuga ngo guma ariko rokore ngiba none se ko numva ufite impano nyinshi. Imana ishimwe pe, si cyane nkawe. Twebwe njyewe uretse kuvuga y'izina y'ijuru gusa sari ikindi. Umuntu wicara ahantu isi yose ireba iminsi yose, abantu ntibakurambirwa izi ngo si impano ikomeye cyane. Ndabishimira Imana kandi biba biri mu mugambi wayo, buriya ntabwo igikora ikintu kitari mu mugambi wayo. Tukabushyikiriza Christian, gusa wajya no kuri YouTube yacu ugakora subscribe. Niba utarakora subscribe umenye ko utari gushyigikira ubwami bw'Imana. Niko biba bimeze Christian. Bakandeho. Mukandeho rwose, tuba dukurikiye live, turabashimiye cyane. Mukore subscribe, share ndetse na comment, mutwereke urukundo. Imana ibahe umugisha. Christian, kankugarukeho rero. Christian, 2025 n'umwaka wavuga gute? Ni umwaka wishimwe rikomeye kuri jyewe. Nawubonye mu Imana. Ko nawubonye mu Imana ra. Ni umwaka uretse kuba narakizemo indwara, ariko ni n'umwaka nafungura ibirembo ry'umugisha wo gukorera Imana. Yego. Numva narongeye gusobanukirwa no kumva neza icyo Imana yansigarije, impamvu ndiho muri 2025. Ndashimira Imana ko yankijije uburwayi nari maranye igihe kinini. Namenye ko mufite 2014 buza kunkubita hasi cyane 2024. Numva hashize imyaka 10, ariko 2025 nibwo nakize, nibwo nashoje kwivuza. Ubu ndi muzima pe. Imana ishimwe. Undi urutare. Imana ishimwe pe. Ubu niyo mpamvu ugomba kuvuga urukundo rw'Imana pe. Ubu ndakomeye, ndashimira Imana ku bwa 2025. Imana ishimwe cyane. Twinjiye muri 2026, ntekereza ko aricyo kiganiro cya mbere ukoze kuri televiziyo. 2026 muri uyu mwaka nicyo kiganiro cya mbere. Urumva ko turi abanyamugisha. Tukugiriye umugisha ukomeye cyane. 2026 ni umwaka Christian avuga gute? Ni umwaka afite mwizihe gahunda, uteganyiza icyo abakunzi bawe? Ni umwaka nkuko nari maze kuvuga 2025 wakinguye inzira yo gukora. Ubu rero tugiye gukora, nako turi gukora. Natangiye gukora 2026. Mfitemo projet nyinshi, mfitemo projet nziza. Nzazana indirimbo nshyashya, mfite indirimbo nyinshi nshyashya, zimwe zirakoze, ama audio mu nzira yo gukora ama video, izindi video na audio biri gutunganywa byararangiye. Hari izo ngenda nsubiramo nzana narakoze, nzikora amashusho mu buryo bwiza nyine bw'iki gihe. N'izindi nshyashya abantu barahishuye, kuko umurimo ikimana duhamagarira ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, ni ukuvuga. So Imana duhaye icyo kuvuga rero turavuga. Ntabwo abantu b'Imana batanga ubutumwa bwiza, abantu baririmba gospel, ntabwo tubikora nka radio ngo wafungure nyine uhita uvuga, cyangwa abantu bagupushinge uhita uvuga uririmba udafite icyo, birangira usanga uri kuvuga ubusa. Ariko iyo Uwiteka aguhaye icyo kuvuga uravuga. Ubu rero muri iyi minsi Uwiteka rwose ampaye icyo kuvuga, ampaye ibyo kuririmba birahari. Christian tuzamugarura. Christian tuzakugarura rwose. Indirimbo barazisanga he? Nkoresha chaîne ya YouTube, nanjye niho hantu horohera abantu benshi. Nandi ma platforms acuruza imiziki na social media, ahantu hose bakandika Vedaste Christian babona imiziki yanjye.
ariko cyane cyane kuri YouTube bajye bakande subscribe, mumwereke urukundo. yego. Kuri Instagram naho nitwa Vedaste Christian, bakande like follow, ba following, bakore yewe like. na TikTok nayigiyeho narayimenye, nayo nayigiyeho na Twitter nayigiye, yabaye X, nayo nayigiyeho. Social media zose mbega ubundi mushyashya, ahantu hose barahansanga. Imana yaguye umurimo wayo muri Christian bikomeye cyane. Jya wandike Christian Vedaste cyangwa wandikemo ngo uzi gukunda, urahita ubona Christian, uyu mugabo uyu urahita umubona, umwereke urukundo, ukora subscribe, share ndetse na comment. Byaba byiza duteruye igikombe cy'ibihumbi 100 muri uyu mwaka kwa Christian, cyaba ari ishimwe naryo kandi cyaba ari igitangaza Imana idukoreye, kandi birashoboka. Muri 2-5 nawe urimo kora subscribe kwa Christian, wandikemo Vedaste Christian cyangwa wandikemo ngo ni wowe uzi gukunda, urahita ubona irandirimbo, none uhita ukora subscribe kugira ngo izi zose agiye gusora uzabashe. Nshaka kukubaza ikibazo ngendeye kuri SMS igiye gusoma. Akarere ka Rusizi kavuze iki kuri wowe? Kariya karere rero kavuze ibintu bikomeye kuri njye, nagakubitiwemo nakagira ufite mvuka mu karere k'agaturanyi, mvuka muri Nyamasheke, yego. hanyuma rero i Rusizi narahabaye, nize muri Rusizi, nize Kibumba, abantu bahazi bahita babyumva. Nize muri Kibumba igihe gito, wariganye na madamu nabyo urute sanga ari umukorege, ubuzima buranga, njya Igihundwe naho biranga, nsinda 6e primaire, bari banyohereje muri École Islamique ngira ngo ndo Bugarama, nabwo biranga. Urumva rero Rusizi nanjye ari igihango kinini. Hano warwanditse ngo mwiriwe neza Christian, tuguhaye ikaze i Rusizi, turagukunda cyane, by'umwihariko madame akunda indirimbo yitwa Merci Papa na uzi gukunda i Rusizi. Niyo mpamvu nayo nkubajije ngo Rusizi ivuze iki kuri wowe. Barakoze cyane. Uyu yanditse ati mwiriwe neza, no kuri uwo mugabo aririmba urukundo rw'Imana, nkarwumva nkongera nkarwumva, nkarwuza nkongera nkarwumva, Uwiteka muhe umugisha. Akoze cyane. Uyu yanditse kuri WhatsApp, yanditse ngo Christian turagukunda cyane 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 pe, utugezaho ubutumwa bwiza ubunyujije mu ndirimbo, turagukunda cyane. Noneho reka tugane ku musozo, turabura iminota 2, umunota umwe kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Ubutumwa mu munota umwe Christian ugeza ku bakunzi bawe nubuhe, dusoze ikiganiro cyacu, tuzagaruka nontaha. Ibintu byose birashoboka, kandi ntabwo bihora bisa, birahinduka. So niba wicaye ahantu heza, ntugire umuntu ukandagira, uri ahantu habi, kubera ko mushobora guhura ariko uzamuka wari kumanuka. Ariko kandi niba wicaye ahantu habi, ntiwihebe, ntiwihemukire, ntiwigire nabi, byose birashoboka ku Mana. Hanyuma ibyo byose ni impamba z'urugendo, bajya babyigisha, barabyigishije, bazakomeza kubyigisha, ariko Yesu azaza kandi abera tuzataha. N'ubu yaza, dore twiteguye, tunezerwe turi mu isi, ariko twiteguye ko tuzahinguka imbere y'Imana tudafite ikimwaro. Amen. Imana iguha umugisha Christian. Ndabakire mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuba waje kubana natwe, kandi uhawe ikaze. N'ubutaha n'ikindi gihe waba utegura projet, igihe cyose uzifuza kugaruka muri BTN, uko ubyutse mu gitondo ugatekereza ngiye mu kiganiro, you are welcome. Mwakoze cyane, mwakoze kumpa ikaze, mwakoze kumpesha umugisha. Nshimiye abantu bose bankurikira, bankunda, bakunda imiziki yanjye, by'umwihariko abankundira Kristo ni inshuti yanjye cyane. Umuntu wese ukunda Yesu mba numva nkunda, nanjye umuntu wese ukunda Yesu ndamukunda, n'abandi ndabakunda, ariko nshimiye abo dufitanye umwihariko. Imana ibahe umugisha, nawe by'umwihariko Imana iguhe umugisha. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Iki kiganiro wagikurikira kuri Gospel Hour, uramutse wacitswe nacyo turagushimiye. Uwiteka Imana barinde, cyumweru cyiza, amahoro y'Imana abe kuri mwe ndetse no ku banyu, turabakunda cyane.